se umwami wacu Yesu Kristo, turana imbere y'umwami, turazanye imitima yacu, turazanye ubwenge bwacu, ibitekerezo byacu, kugira ngo umwami uduhishurire inzira yo gutunga imitima ihore yishimye n'ibitekerezo byuzuyemo ibyishimo, byuzuyemo ibyiringiro, ibitekerezo by'ibyiza gusa, kugira ngo umwami tugire ubuzima bwiza mu mwuka, mu bugingo bwacu ndetse no mu mibiri yacu. Turagushima rero kuri iri jambo warishuye kera mbere y'uko ubwenge bw'isi burimenya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Muzirikane ya tariki twavuze, uwitwa Alexander niwe wa mbere wakoresheje ijambo ryitwa psychosomatique, ni ukuvuga ngo mu 1950 kandi Bibiliya yo iri jambo ririmo kuva mu gihe cy'aba Salomo, cy'aba Dawidi. Amen. Haleluya. Murumva? Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Urana hari igihe umuntu ashobora kwibase ni gute Bibiliya ivuga ngo mwishime iminsi yose, ngo kandi ndabisubiye, mwishime iminsi yose mu mwami, nongeye kubisubiramo, mwishime, ngo kandi ibintu bishobora kuba bitagenze uko twabiteganyaga mu buzima. Ikibazo ni kiro, croyez-vous que cela soit toujours possible d'être toujours joyeux, d'avoir un cœur joyeux tous les jours? Mubaza ko byoroshye kugira ngo ugire umutima wishimye iminsi yose? C'est plus facile à dire qu'à faire. Biroroshye kuvuga kuruja kubikora, surtout quand tout ne se déroule pas comme on a prévu. Iyo ibintu bitagenze uko wabiteganyaga. Si l'on traverse une douloureuse épreuve, iyo unyuze mu bihe by'ibigeragezo bikomeye, ou l'exaucement tarde, ibyo wasabiye Imana biratinze gusora, ibyo wasabye Imana biratinze kubibona. Ese biroroshye kwishima? Si l'on souffre dans son corps, iyo ufite uburwayi, ese mumva byoroshye? Amen. Dore Paulo rero uburyo yabishoboye, mbere ko tuza kureba mu buryo bugari urufatiro rwa Paulo kwishima mu bihe ibyo ari byo byose, byaba ibihe byiza byaba bibi. 1. Il ne s'inquiétait pas parce qu'il savait que Dieu pourvoit à tous ses besoins. Ntabwo yigeze agira impagarara ku byo yaba akenye byose, kuko yarazi ko Imana ni Imana ipuruvura ku byo akenye, ni Imana imenya ubukene bwe bwose. Abafilipi 4:6. Dore Paulo aravuga uburyo yabishoboraga. Donc il ne s'inquiétait pas, ntabwo yagiraga impagarara, ntabwo yiganyiraga. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Amen. Uyu wabivuze ni Paulo, kandi twavuze condition yararimo. Nivuga ngo iki ni kimwe cyatumaga yishima. Il ne s'inquiétait pas kuko yarazi ko Imana izi ibyo akenye. Amen. Icya kabiri, il restait en paix car il fixait ses regards sur Jésus et non sur sa situation ou les circonstances de sa vie. Abafilipi 4:7, yangaga amaso umwami aho kuyahanga ibibazo ariho aranyuramo. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Igihe cyose yiberaga mu mahoro y'umwami. 3. Il vivait dans le contentement en étant satisfait de son état en tout et partout. Abafilipi 4:10. Turavuga Paulo ukuntu yabishoboye. Nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana.
icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Amen. ko kwiga kunyurwa n'ibyo ufite, uwo ni umuti. Amen. Kugira ngo urinde umutima wawe, bitume mu magufa yawe ibintu byiza bikomeza gukoreka. Icya kangahe? Il savait où puiser sa force même enchaîné. Yari azi havuma imbaraga kabone nubwo yari mu minyururu. Abafilipi 4:13. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, nawe n'abandi hose nuko ndabandi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Amen. Amen. Nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Ashobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Iri jambo tuhora turivuga tukarivana muri context yaryo. Mwabibise? Hanyuma, il sait que Dieu pourvoit à ses besoins, qui ne l'abandonnera jamais. Yarazi ko Imana igihe cyose izajya imumara ubukene bwe bwose, ko itazigera imutererana, itazigera imuhana. Abafilipi 4:19. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwabibise? Ibi rero ntabwo ari ibintu bikugwaho, ni urugendo uyemeza gutangira, ni nk'imyitozo kugeza aho ubigeraho ufashijwe n'ubuntu bwa Kristo n'Umwuka Wera. Hanyuma nibyo bita cultiver un esprit de joie. Cultiver nko guhinga umurima, sibyo? Ni ukuvuga ngo umutima wawe nimba ari nk'umurima, ukwiye gutangira kuwuhingamo wifashijwe n'Umwuka Wera n'ubuntu bwa Kristo. Amen. Uwo mwuka uguhora wishimye. Ni imyitozo. Amen. Paulo ntiyabivukanye, yarabyitoje kandi abigeraho. Icya mbere, umviriza, uwo ni Paulo. None rero kuri twebwe kugira ngo hamwe no kugira kuri Paulo noneho ku buryo bwacu kugira ngo dutangire urugendo rero kugeraho, hari ibikurikira. Paulo ni référence, ni cyite ry'umuntu wabigezeho. Alors écoutez, même si la joie est en fin de compte une œuvre de l'esprit, nubwo umunezero ari umurimo w'Umwuka Wera, ni imbuto Umwuka Wera akora mu buzima bw'umuntu ugendana na Kristo ku munsi. Icya mbere dushemangire ko ibyishimo ni imbuto z'Umwuka Wera mu zindi mbuto. Aho niho tujya twibeshyera tukumva ko ari Umwuka Wera aza akaziduteramo za mbuto, tugategereza amaso agahera mu kirere aba ari inyenyeri. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Amen. Mumvise ko muri ziriya mbuto z'umwuka harimo ibyishimo, kandi mumvise ko ibyishimo ni umuti. Alors, écoutez bien, m'ouvrez. Amen. Selon la Bible, m'ouvrez, comprendre le concept biblique de la joie. Kumenya icyo Bibiliya yita ibyishimo. Selon la Bible, la joie est bien plus qu'une simple émotion passagère. Bibiliya uko ivuga ibyishimo ntabwo ari ibintu biza gusa amarangamutima rimwe hanyuma bikagenda, kuko habaye impamvu. C'est à la fois un état émotionnel et un comportement choisi. Ni ukuvuga ngo ni mu marangamutima ariko bituruka no mu mahitamo.
ko nahisemo kuzajya nuzura ibyishimo. C'est un état, mais aussi c'est un comportement choisi. Hari amahitamo, harimo volonté. Amen. Harimo iby'Imana itanga muri emotion ukanezerwa, sibyo? Ariko ariho kandi no kugira amahitamo, utazemera ko uganzwa n'agahinda kadashira n'umushiha utakuvaho n'ibitekerezo bibi kuri wowe, ku bantu no ku Mana. Ariho choice. I choose by myself to rejoice always in my Lord. Wabihisemo. Imana yabwa icyubahiro. Ese birumvikana? Wabihisemo kubera ko wasanze ni umuti. Nutunga umutima wuzuyemo umujinya, wuzuyemo ubusharire, wuzuyemo ibintu ngo rinajua, ngo urazi iby'ikuzimu n'ibyo mu ijuru byose ngo urabizi, ni wowe uzaba wigira nabi, kuko ntacyo ushobora guhindura. Kurakara, kutishima ntabwo bikemura ibibazo. Amen. Ahubwo birakumunga wowe mu musokoro. Umviriza? Donc en tant que chrétien, nous croyons que la joie est une partie essentielle de notre cheminement de foi. Nk'abakristo turazi ko ibyishimo ni kimwe mu biranze urugendo rwacu rwo mu gakiza, même au milieu des défis et des brisements de la vie. N'imbere y'ibigeragezo n'ibintu bidukomerera muri ubu buzima, tukwiye guhitamo ibyishimo, kandi Imana ikabiduha. Amen. Donc c'est un état émotionnel, mais aussi un comportement choisi. Amen. Jésus est un exemple de joie. Yesu ni urugero rw'ibyishimo. Il prenait plaisir à obéir à son Père céleste et se réjouissait de voir les desseins de Dieu se déployer dans le monde. Yanezererwa muri da. Tufate urugero aho Yesu anezerewe atari uko yabonye amafaranga, atari uko ari ibintu yungutse muri iyi si. Amen. Luka ibice 10 turabibona igihe baza kumubwira imirimo y'Imana yakoze, biramunezeza. Amen. Hanyuma kuri 10:21 mwumve ko yanezerewe. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu Mwuka Wera, aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Amen. Amen. Ngo yishima mu Mwuka Wera. Nos joies révèlent nos désirs et nos croyances. Ibyishimo bigaragaza ibyo twifuza n'ibyo twizera. Même dans la souffrance, la joie peut coexister, apportant force et espoir. No mu mubabaro bishobora kubangikanywa no kwishima iyo turi muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Comprendre ces vérités bibliques sur la joie est crucial pour cultiver un esprit de joie dans nos vies. Kumenya ibyanditswe byera bitubwira ku byerekeye gutunga umutima wishimye n'ibitekerezo byuzuyemo iby'igikundiro, ibishimwa. Amen. Ni iby'ingenzi kumenya ijambo ry'Imana icyo rivuga. En alignant notre cœur et notre esprit sur les enseignements joyeux de la Bible, nous pouvons expérimenter une transformation profonde et vivre notre foi avec joie. Kugira ngo ni ubuzima bwacu bwo mu mwuka n'umutima wacu nibigendana n'ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeye ibyishimo mu Mwami,
ibyo bituma dutangira urugendo rwo guhindurwa bashya rwose no kubaho mu kwizera kuzana ibyishimo. Amen. Tugeze rero kuri intambwe zo kugera kuri ibyo byishimo. Ibya mbere twavuga ko ari nka za principe, sibyo? Ukwiye kugira akanya, sinavuze umwanya kuko benshi basiba babura umwanya. Ukwiye kugira akanya ku munsi wo gufata ijambo ry'Imana ubwo ryaba verse imwe, ukafata akanya ko kuritekerezaho, ukaryigaho, ukarisengeraho, hanyuma ugasaba Umwuka Wera kugira ngo agire icyo arivugaho, ari kwigishaho. Nibyo twita meditation de la parole. Amen. Kugira ngo bigufashe kwinterioriza les promesses, bigufashe kwinjiza muri wowe amasezerano y'Imana n'inama z'Imana. Etape ya mbere ni iki? Ijambo ry'Imana. Bamwe bashobora kumara n'icyumweru nta n'ijambo ry'Imana na rimwe barasoma, bakiberaho gusa. Bazabura gute se kugira imitima yuzuye umwijima, imitima yuzuyemo uburakari, kwiheba, ubusharire n'ibindi? Mu gihe umwami aramuha ijambo, amen, hariho point important nashize muri accolade, amen, kugira ngo iryo jambo, kuko mbere iryo jambo ni jambo riza nka logos Imana imbwira muri Bibiliya, ariko iri ryaje nka rema. Niyo mpamvu navuze ntabwo ari ryanjye ryaje noneho, amen. Nubwo yose ari Imana, ariko noneho ni revelation. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo nundi rero witwa Umwuka Wera. En se réveillant, en se réveillant premièrement, iyo ukangutse mbere na mbere yo gutekereza igikoma, en se réveillant premièrement, au lieu de commencer avec des pensées de ce qui ne va pas, ugikanguka aho ngo ibitekerezo by'ibitagenda abyo bitabanza, commençons toujours autant que faire se peut par penser aux bontés de Dieu, aussi loin qu'on se souvienne, et commençons à lui rendre grâce pour tout. Ahubwo ngo ubyukire mu bitekerezo by'ibitagenda, ahubwo ubyukire mu bitekerezo byo gusubiza amaso ku neza y'Imana, aho ugeza kuyibuka, hanyuma utangire rero kwishima. Imana yabwe icyubahiro. Ese murabyumva? Kuko kenshi tubyukira ibitekerezo bya mbere tubyukiraho ni bitagenda, cya kibazo, ibyo ntarakemura. Ibyo rero bidupriva umunsi wose umutima wishima. Ahubwo utangire kwiexersa, gushaka kwitoza kubyukira mu bitekerezo bya mbere, bibe kwibuka ku neza y'Imana, aho ugeza kwibuka, hanyuma utangire uyishime. Bya bindi bitagenda bize nyuma. Imana ishimwe. Ni imyitozo. Deuxièmement, il faut apprendre à orienter notre quotidien vers l'idéal de notre vie. Bwa kabiri, ukwiye gutangira umuntu wawe imbere kumukonekta cyangwa kumwerekeza mu bitekerezo bye, amen, ku kintu cyiza wumva ubuzima bwawe, amen, burarikiye. Icyo bita l'idéal. La définition idéale. Idéal, nous pouvons dire ensemble de valeurs intellectuelles, morales, esthétiques, politiques, considérées comme conformes aux aspirations les plus élevées de quelqu'un, d'une collectivité ou comme une fin qu'il se propose d'atteindre. Donc, il y a une définition à mbere. Idéal, il est muri domaine zose. Umunyapolitiki agira idéal. Ibyo bavuga ngo les idéaux. Nuvuga ngo ikintu nyamukuru wifuza kugeraho no kugezaho abaturage.
ça sont des idéaux. Ni ukuvuga ngo niho bagana, bashobora kutabigeraho 100%, ariko niho imbaraga zose niho bazazishira. Ariko ngiye nshaka gufata definition ya kabiri, kuko hariho amadefinition menshi. Ya kabiri ni iyi: ce que l'on conçoit comme conforme à la perfection. Iyo icyo umuntu yumva ko ari cyo kirimo ibyiza bihebuje, et que l'on donne comme but ou comme norme à sa pensée ou son action dans quelque domaine que ce soit. Ni ikintu wumva ko kirimo ibyiza bihebuje wifuza kugeraho. Hanyuma rero kuri twebwe abakristo rero tufashe de définition: celui, celle qui représente ou incarne cette perfection. Icyo kintu, uwo muntu ubonamo icyo cyiza gihebuje wifuza kugeraho, iyo niyo bita idéal. Kuri twebwe abakristo rero umviriza, pour le chrétien, l'incarnation de notre idéal, c'est Jésus lui-même. Yesu ubwe niwe tumubonamo icyifuzo twakwifuza kugeraho, gusa na Yesu. C'est ça notre idéal. Jésus incarne l'idéal du chrétien. Imana ishimwe. Icyo wifuza cyane kurusha uwo wifuza cyane gusa nawe ninde? Si Yesu se? Ubwo ni idéal yawe, nicyo gitekerezo nyamukuru kirindi bindi kikirenga. Point ya gatatu: prier. La prière. La prière est un outil puissant pour communiquer avec notre Père Céleste. Par la prière, nous pouvons lui exprimer nos joies, nos préoccupations et nos désirs, trouvant la paix et la force en sa présence. Amasengesho niyo nzira ituma Imana tuvugana nayo, ikaduha imbaraga zitubashisha kugera kuri ibyo byiza yaturemeye, yaduhamagariye muri Kristo Yesu. Ikindi cyakangahe: pratiquer la reconnaissance. Reconnaître. Cultiver un cœur de gratitude nous aide à nous concentrer sur les bénédictions de notre vie, même au milieu des difficultés. Tukwiye kwitoza kugira umutima ushima, yaba bito yaba binini, Imana iba yarakoze. Iyi kurikira cyakangahe: kwitoza kubaha amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ukwiye kwitoza kuyubaha amategeko y'Imana, kuko nuvuge ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Ubuntu ntabwo bwashenye amategeko, bwarayasohoje. Imana ishimwe. Haleluya. Cyakangahe: investissez dans les relations. Construire et entretenir des relations significatives avec les autres est essentiel pour cultiver la joie. Ukwiye kubaka ubusabane n'abantu bazima kugira ngo ibyishimo bibone umuyoboro wo gutemba, kuko iyo utanze urahabwa. Imana ishimwe. Reka mbabaze ikibazo: nk'ubu inje nkazi wawe gusekera, ingaruka ni iyihe? Ni ukuvuga ngo uramukomenitse ikintu, nubwo wasanga yari yihebye, amaso yijimye, mu mwanya muto uko mugenda muganira uramukomenika bya byishimo. Hari umuntu yavuze ngo un sourire ça ne coûte rien mais ça fait des miracles. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Guseka nta kiguzi bigusaba, ariko bikora ibitangaza. Imana ishimwe. Twe tukwiye kubyitoza. Ntushobore kuba umuntu wigunga udafite abo usabana nabo, ngo uzubakike umutima wishima, kuko ibyishimo birasangirwa, ariko pas avec n'importe qui. Ukwiye kumenya ni bande ukwiye gusabana nabo. Byaba byiza ugize baki kugira ngo benshi bari mu n'abakabutindi. Apprendre à servir les autres, icyo bita l'altruisme.
guserva abandi nta nyungu ubatega ubazigaho, altruisme. Ntuzabe umunyamibare, gabanya imibare. Bwamuze uti gabanya imibare, gabanya imibare, niyo mpamvu bigutera stress. Gabanya imibare. Amen. Altruisme ni ukuvuga iki? Ni ugukora icyiza utabara ko ejo nuriya nawe azaguha. Umukristo ntakwiye kuba mu mibare, kubera ko aziga ko Imana ibibona, ngo n'akariya gato ko mu misho irakabona kandi iza kugororera. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Gabanya imibare. Iyo ni slogan yacu, iyo niyo moto yacu. Muve hano muvuga muti gabanya imibare. Urukundo rw'imibare. Reka dufate izo point zirindwi. Amen. Ikindi rero gikomeye cyane, amen, aricyo dushiraho kuri point ya nyuma kangahe? Y'umunani. Tunga umutima n'ibitekerezo byuzuyemo ibyiringiro muri Kristo. Ibyiringiro muri Kristo. Parce que notre joie ne dépend pas de situations extérieures, mais de notre assurance dans les promesses de Dieu. Ntabwo ibyishimo byacu bituruka ku biri hanze yacu, bituruka mu byiringiro dufite muri Kristo. Amen. Haleluya. Bituruka muri Kristo. Twe turashaka ibyishimo hanze tukabibura, kuko hanze ibintu birahindagurika buri kanya. Amen. Byazamutse, byamanutse, byazamutse, byamanutse. Ariko muri Kristo niho Bibiri tubwira tukwiye kugira gute? Gushaka ibyishimo n'ibyiringiro bituma twishima. Ibyo bizagira akamaro nitubishyira mu bikorwa. Umurongo nawe utagoye gufata. Abaroma 12:12. Abaroma 12:12. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Amen. Valero. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. On va twavuga gute? Nimwishimire mu byiringiro mufite. Nuvuga ngo ibyiringiro mufite mu mwami bibatere kwishima. Kandi ibyiringiro nibyo utarabona, kuko ibyo umaze kubona ntabwo uba ukibyiringira. Bigenze bityo rero ntabwo ibishimo byacu bituruka muri état présent. Ushobora kuba uri muri uwo mwanya mu bihe bibi mu buryo bw'ubuzima, sibyo? Ariko ntibikubuza kwishima, kuko ibyishimo byawe bikwiye kuba bishingiye mu byiringiro. Kandi ibyiringiro bituma bigenda gute? On verra ça. L'espérance nous fait vivre le futur dans le présent. Amen. C'est vieux. L'espérance nous fait vivre le futur dans le présent. Nuvango ibyiringiro bituma tuba mu byiza by'ejo hazaza tukabibamo none. Hanyuma tugaseka kandi kahunga yabuze. Twebwe rero ikibazo dufite rero abana b'Imana, turashaka ngo twishime kuko present yacu uwo mwanya ibintu biri sawa sawa byatunganye. Ugasanga rero twishimye none twaronse ka diplome, ejo kaka diplome nacyo kabyaye ko akazi ntako, byabishimo bigahita bigenda. Donc notre joie devient une joie en dents de scie. Urukezo rufite amenyo megutse ari flat, byazamutse byamanutse. Yavuze la joie en dents de scie, uyu munsi byazamutse, u Rwanda rwose ruzi ko wishimye, ejo bakubona byamanutse, sibyo? None abantu bakaza bamenya ibihe byawe.
kandi umuntu abashinzwe kumenya, nta muntu ashinzwe kumenya sezo zawe. Ariko nuba mu byishimo bishingiye mu byiringiro, nta muntu azakontorora seasons zawe. Haleluya. Uriya muntu ahorana ibintu igihe cyose. Erega isi yuzuye bagaziteremo, nibo benshi kurusha abatazitera mu yonde. Mwanyumvise? Nta muntu akwiye kontrola season zawe z'ubuzima bwawe, na person. Amen. Ariko rero nutahagarara mu byishimo bituruka mu byiringiro, bazajya bamenya ati byakamye, agafaranga ntako. Mwanyumvise? Donc abantu bagakontorora season zawe, kuko c'est en dents de scie. Ariko niduhagarara mu byishimo biheshwa n'ibyiringiro muri Kristo, tuzatumenya. Paulo yavuze ngo mwishime iminsi yose mu mwami, ngo ndabisubiyemo, mwishime, kuko ntabwo bituruka muri circonstance présente, ibituruka muri uwo mwanya. Imana ishimwe. Ibindi byose batwigisha ka siporo ugakore nta kibazo. Amen. Kurya imboga nyinshi n'imbuto nyinshi n'amazi menshi, ibyo byose tubikore. Ariko amen, ariko nitwibagirwe umuti wa rurema, uwo ni wa nyawo. Uzajya wibuka Imigani 17:22 ngo umutima wishimye ni umuti mwiza, ariko umutima wihebye, umutima broken spirit, broken heart, uzuye ubusharire, uzuye gushenjaguwe ibiki, mu buryo no mu maso wabona ko wijimye, ibyo ngo bigenda mu magufa, mu sokoro, bavuze ngo bikamura, bituma biba dry, desèche les os. Kusanga umuntu araho afite ibintu byose, ariko hari ikibazo. Je ndizera umuti w'Imana ko ariho, sibyo? Kandi noneho na science kuva mu 1950 Alexander yarabivumbuye. Kana cya kigo cyo mu Bufaransa nababwiye cyarabihamije, aba specialist, abaganga bakomeye, cyarabihamije. Nahawe rero wo kwemera gutangira urugendo rwo kunywa umuti w'Imana kubw'ineza yawe, kandi wamaze kubona inzira ikugeza kuri ubwo buzima bwo kuzahora unezerewe iminsi yose. Cultiver un esprit de joie est un aspect essentiel de la vie chrétienne. Kwitoza kugira umutima wuzuye ibyishimo, amen, ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa Kristo. C'est un voyage qui nécessite d'aligner nos perspectives sur les enseignements bibliques qui nous parlent de la joie, de prendre des mesures pratiques pour cultiver la joie dans notre vie quotidienne et d'ancrer notre espérance en Dieu. Tukwiye kumusi kubakamo, amen, kubakamo amagambo aduha ibyishimo, agaburira ibyiringiro byacu. Amen. Aho kugira ngo uriyo surasase ukuguma utekereza gusa bya bibazo bitagenda bya biki, uzahita uba imbata. Ari bita obsession, uzaba obsédé. Abadayimoni bazaza bagufate ibitekerezo ntiwigobotore, ukaguma utekereza gusa ibintu negatif gusa, ugatekereza ibibazo, kandi kubitekereza ntabwo bikemura. Prends et voilà. Donc il faut OK. Kugira ngo ubakemo ibyiringiro umana. En acceptant la joie de notre relation avec Christ, iyo twemeye umunezero ubusabane dufite n'umwami, nous pouvons expérimenter une joie profonde et durable qui transcende les circonstances. Mu kukomeza kubaka ubusabane bwawe n'umwami Yesu, biguha ibyishimo birenze ibihe waba urimo byose. Cette joie ne dépend pas de facteurs extérieurs. Ibyo byishimo ntibituruka
ku biri hanze yawe, mais découle d'un cœur enraciné dans l'amour et la fidélité de Dieu. Ahubwo bituma utunga umutima, amen, haleluya, ushoye imizi mu rukundo no mu bwizerwa bw'Imana. Urukundo n'ubwizerwa bw'Imana. Imana urukundo, Imana yo kwizera. Ahubwira ngo uko mutekereza biriya bibazo, buriya bukene, buriya bushomeri, biriya biki byose, akabiri ryo ugumutekereza, mumvise uko bikoreka mu magufa, hari byangirika. Ahubwo urasenga mu izina rya Yesu, ugahita ukajya bivuga ngo nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ngo dufata mbiri ibyumvirwa mitima byose, utugomorere Kristo. Ukwiye kubifata mbiri. Nubwo ugatangira gutekerezaho bya bindi Imana yavuze mu Bafilipi 4:8. Umukara aba ari aho bagufashe. Imana ishimwe. Les chrétiens sont appelés à être une lumière pour les autres à travers leur vie remplie de joie. Abakristo bamagaye kuba urumuri ku bandi bantu mu kugaragaza ibyishimo bya Kristo. Uko ntabwo waza kumbwiriza Kristo, amen, n'umutima nako no mu maso hijimye, wayumvise, nuvuga ngo rero ntacyo ufite umpa kugira ngo umuntu mubwire ko ari cyo ushaka kumuha, ukiye kwerekana ko gifite koko. Niba uwo Yesu se atakuvanamo kwiheba, uraza kumuma kubera iki? Kuko ushaka kumutsindagiraho. Nabaza guhereze, hanyuma uze nanjye kumpereza. Iti hari cyo yampereje, nashaka nawe tugisangire. Buriya Filipo hari cyo yamuhereje, bigatuma ajya gushaka inshuti ye Natanayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Ari cyo yari yahawe. Mubaza ko Natanayeli yagiye, Filipo agiye ko Natanayeli munsi ya cya giti, my brother, twamubonye. Niko yagiye. Agituruka yari ataramubwira ari byo, yabati yakironse tu, nanjye ndagishaka. Amen. Yamumu yaturuka yari ati hari cyo yabonye. Ati Natanayeli, umwe wa Mose bahanuye n'abahanuzi, twamubonye ni Yesu Nazareti. Ntabwo yagiye hariya nyine. En cultivant intentionnellement, ndagarutse rero kurya jabo, intentionnellement, ukwiye kubyihingamo ufashwe n'ubuntu bw'Imana n'Umwuka Wera, intentionnellement, ubisha kubushake, kuko ndashaka ko mba muzima mu mwuka no mu mubiri wanjye, kandi Imana yanyeretse inzira nabigeraho. Yambaye umuti, Imigani 17:22. Uri umuti, umutima ubona kwishima. Donc écoutez, en cultivant intentionnellement un esprit de joie, kwitoza kugira umutima wishimye, nous pouvons attirer les autres vers Christ et démontrer le pouvoir transformateur de l'évangile dans nos vies. Tushobora gutuma dukurura abantu benshi ku mwami kuruza ibindi byose twakoze bagatunanira. Iyo abantu bakubonyemo umutima wishima kandi ukishima iminsi yose mu mwami, uko Paulo yabivuze, uzatuma benshi ubazana ku mwami udasarara, kuko bazakubonamo icyo isi idatanga. Kuko isi itanga gusa ibyishimo bya fake. Dore ejo bundi inkuru y'akababaro mu gihugu kimwe muri Amerika Amajyepfo, bagiye mu kabyiniro muri boîte, harimo n'ibyamamare bivuga ko itari boîte yo muri quartier gusa, bariho barabyina n'ibyamamare bitandukanye. Noneho igisenge kibagwaho, hapfuye abantu barenga 200 bakabakaba 300, mu buryo mu isi y'abahanzi, mu isi y'ibyamamare, mu isi y'abastar habaye ikiriyo. Bari bazi ko hariya bagiye kwashaka ibyishimo. Bavana iki? Bavana urupfu n'amarira mu miryango yabo. Bivuga ngo isi ikwereka ibyishimo hano, ikaguhisha hano ingaruka. Ariko umunezi, ibyishimo byo mu mwami ntibigira ingaruka mbi. Uryama wishimye, ukagaruka ukabyuka wishimye. Ntabwo urwara inzoka, ntabwo urwara umutwe,
ntabwo ujya kunywa amata kugira ngo isereri irangire, kugira ngo urabona abantu bigeze kunywa inzoga barazinywa bakabyina bakavuga amagambo kugira gute, iyi ngaruka zirabategereje. Iyo ataryamye ngo azenguruke n'uburiri, ahubwo atangira kuruka mu gitondo akabyuka ashakisha ibyo yivuzamo, kuko aba yaka. Ahubwo bakwiye kuzajya bajya muri ibyo bishimo byabo biganyira ku ngaruka ziza kuza. Donc isi nta byishimo authentique ifite. Amen. En cultivant intentionnellement un esprit de joie, nous pouvons attirer les autres vers Christ et démontrer le pouvoir transformateur de l'évangile dans nos vies. Darangije kuri ibi, efforçons-nous tous, nimuze twese, efforçons-nous tous de cultiver cet esprit de joie pour rendre gloire à Dieu et partager la vie abondante qu'il désire pour nous. Ngo nimuze mwese twitoze gushaka ibyo byishimo byo mu mitima yacu mu mwami. Amen, haleluya. Kugira ngo biheshe Imana icyubahiro, hanyuma Imana ikomeze gusuka ndetse bikanasendera. Amen, ibyo Imana yatugambiriye muri Kristo Yesu. Turasoje. Imana ihabwe icyubahiro. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Reka dusenga Imana. Turagushima uyu munsi duhaye wo kuba ku birenge byawe. Handitswe ngo bose bazaba bigishijwe n'Imana. Ibi twize mwami niba amagambo gusa asigara hano, ariko buri muntu wese abigire umutwaro we. Cyambere ni kuneza ye mu muntu w'imbere, ni kuneza ye no mu mubiri we no mu buzima bwe bwa buri munsi. Kandi n'abazayumva kuri internet, nawe Umwuka Wera uyaherekeze kugira ngo azavure benshi, abari muri depression, abari muri détresse, abari muri stress, abari hopeless, abadafite ibyiringiro, abo bose bihebye, abo bose mwami bari muri angoisse, abo bose bari mu mibabaro itandukanye mu mitima yabo, kabone nubwo bagira byinshi bigaragara, ariko mitima yabo hari ubusa, ntago baryama ngo batora agatotsi. Mwami abo bose urabasengeye, duhereye mu nzu yawe tukageza no hanze, kuko bose urabakunda, urabapfiriye. Ubasange mwami. Turiteze icyumweru gitako ari icyumweru cyo guhemburwa. Mwami ugenderera abantu ubahembure mu izina rya Yesu. Amen.